Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe, mwebwe tubana buri munsi. Ndizera yuko mwantangira ubuhamya. Hanyuma rero twihuse, uyu munsi mwabonye ko tugiye kurebera hamwe ibintu umukobwa agukorera iyo agukunda. Abantu benshi bari bamaze iminsi bakunda kugenda bambaza kino kibazo, batese bundi ni gute namenya yuko umukobwa mvuga ko dukundana ankunda by'ukuri. Uyu munsi rero tugiye kuramburira hamwe igitabo kitwereka ibyo bintu umukobwa agukorera iyo agukunda, by'umwihariko iyo uyu mukobwa agukunda. Ibi bintu uri buze gusanga rwose, niba ufite nk'umukobwa ugukunda, niba ufite nk'umukobwa ushobora gukeka ko yaba agukunda, uri buze gusanga hari ibimenyetso bimwe na bimwe uri buze kugenda nyine umusangaho. Ibi ari nabyo biri buze gutuma ushimangira yuko uyu mukobwa ashobora kuba agukunda. Hanyuma rero njye tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, nguhaye ikaze. Ngiye guhera ku mwanya wa mbere. Ushobora kwibaza utese ikiri ku mwanya wa nyuma cyaba kimeze gite? Icyo nakubwira ni uko icyo urasabwa kurangiza kino kiganiro, kuko ushobora gusanga icyo turi busorezeho ari cyo cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose. Nguhaye ikaze. Twihuse rero, burya ikintu umukobwa agukorera iyo agukunda, burya ukunda gusanga uyu mukobwa aguha umwanya we. Niyo yaba ahuze, ashaka uburyo bwo kuganira nawe cyangwa kumenya uko umeze. Abantu benshi bakunda kwibaza kino kintu, batese bundi ni gute nabona ko umukobwa nyitayeho, ni gute nabona ko uyu mukobwa ashaka kuba mu mwanya. Burya iyo umukobwa agukunda, uzasanga akunda kuguhamagara, ugakunda gusanga nyine nubwo waba uvuga ko udafite umwanya, ugasanga nyine uyu mukobwa biramubabaza, ugasanga ntibimushimisha. Ariko iyo umukobwa agukunda, uzakunda gusanga niyo yaba ahuze bingana iki, uzasanga uyu mukobwa aba ashaka kuganira nawe, uzasanga uyu mukobwa aba afite amatsiko yo kumenya uko umeze, uburyo uri gutekereza. Ibi ni ibintu nyine usanga bifasha uyu mukobwa. Hanyuma rero ikindi kintu, burya ngo umukobwa akwereka iyo agukunda, ahora ashaka kukuvugisha. Ikintu cya mbere twari tubonye ko ahora nyine aguha umwanya we. Ikintu cya mbere twabonye ko aguha umwanya we, ariko iki kintu kindi cyo ukunda gusanga uyu mukobwa ashaka kukuvugisha. Uyu mukobwa uzakunda gusanga akwandikira, ugasanga nyine araguhamagara cyangwa ashaka impamvu iyo ari yo yose yatuma muganira. Iki rero ni ikintu kizakwereka ko nyine uyu mukobwa akwitayeho, ni ikintu kizakwereka ko uyu mukobwa ashaka ko mwahorana. Uyu mukobwa uzakunda gusanga agushakira umwanya igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi kintu rero kizakwereka ko uyu mukobwa akwitayeho, uyu mukobwa yita ku byiyumviro byawe cyangwa ku byiyumvo byawe. Iyo ubabaye cyangwa ufite nk'ikibazo runaka, uzakunda gusanga nyine uyu mukobwa akwitayeho, ari kukubaza ibibazo byinshi. Urugero, araguhumuriza kandi akumva uko umeze. Ibi umukobwa utagukunda ntabwo uzabimubonaho, ariko iyo umukobwa agukunda usanga yita ku byiyumvo byawe. Usanga akubaza ese uri kwiyumva ute, umeze ute, ese waramutse ute, ese uyu munsi nyine umeze ute muri rusange. Iki ni ikintu kizakwereka ko uyu mukobwa akwitayeho, ni ikintu kizakwereka yuko uyu mukobwa nyine agukunda. Ikindi kintu rero uzabona ku mukobwa ugukunda, burya ngo umukobwa ugukunda arakubaha. Iyo umukobwa agukunda ntashaka kugusuzugura cyangwa kukuvuga nabi imbere y'abandi. Hari igihe usanga umukobwa ari kukubeshya, ugasanga ari kukubeshya ko agukunda, ariko abikubwira iyo muri kumwe gusa. Ariko mwaba mutari kumwe, ugasanga nyine hari abandi agenda abwira ati reka njye ntabwo nakundana n'uriya musore, ntabwo nakundana n'umusore umeze gutya. Ariko wa mukobwa ugukunda by'ukuri uzasanga aguha agaciro. Uzasanga uyu mukobwa aguha agaciro aho ageze hose. Uzasanga uyu mukobwa agenda kuvuga neza mu bandi, uzasanga uyu mukobwa agenda kurata muri bagenzi be, akagenda ababwira ko afite umukunzi. Ugasanga ari kugenda ababwira ko hari umuhungu afite yishimira kuba yaganira nawe, kandi bimuhesha agaciro kuba ari kumwe nawe. Iki rero ni ikintu kizakwereka ko uyu mukobwa agukunda. Uyu mukobwa arakubaha cyane. Ikindi kintu rero uzabona ku mukobwa ugukunda, iyo umukobwa agukunda aba ashaka kukumenya cyane.
Uyu mukobwa uzasanga akunda kukubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ku bigendanye n'ubuzima bwawe, aho agenda akubaza ati ese bundi mu muryango wawe bimeze bite, ese bundi ukomoka he, ese bundi iwanyu ni hehe, nyine nk'iyo uyu mukobwa atazi aho uturuka. Ikindi kandi kinakomeye cyane, iyo umukobwa agukunda uzasanga ashaka kumenya ibyerekeranye n'inzozi zawe n'ibyo ukunda. Turacyari ku kintu kivuga kiti aba ashaka kumenya cyane. Uyu mukobwa uzakunda gusanga akubaza ibyinshi byerekeranye n'inzozi zawe, ugasanga arakubaza ati ese bundi ukunda iki. Iki ni ikintu rero kizatuma, cyangwa ni ikintu kizakwereka yuko uyu mukobwa muri kumwe, uyu mukobwa muganira buri munsi, uyu mukobwa wita inshuti yawe ko ashobora kuba agukunda rwose. Hanyuma ikindi kintu rero kizakwereka ko uyu mukobwa muri kumwe agukunda, uyu mukobwa uzakunda gusanga akwibutsa ibintu bito bito. Uyu mukobwa yibuka ibyo wamubwiye niyo waba warabimubwiye kera cyangwa mugihura bwa mbere, ariko uzasanga uyu mukobwa ari kugenda akwibutsa utuntu duto duto, akakubwira amagambo wamubwiye, amatariki y'ingenzi mwagiye wenda muganiraho ibintu runaka, amatariki y'ingenzi, nyine ibintu bigiye bitandukanye cyangwa ibintu ukunda cyane. Uyu mukobwa uzakunda gusanga nyine agenda kwibutsa ibintu ukunda, ibintu wagiye umubwira. Iki ni ikintu kizakwereka ko uyu mukobwa yita ku bintu muganira byose, kandi uyu mukobwa nta kindi iki ni ikintu nyine simusiga kizakwereka ko uyu mukobwa akwitayeho, uyu mukobwa akwibutsa ibintu bito bito. Ikindi kintu rero, uyu mukobwa iyo agukunda akubera umufana wawe mu byo ukora byose. Iyo hari icyo wagezeho arabyishimira, ugasanga nyine arakwishimira kandi akagutera imbaraga ngo ukomeze. Nk'urugero, iyo wageze nko ku ntsinzi runaka, iyo wagize achievement ikomeye, uzakunda gusanga uyu mukobwa yakomeza kugenda agutera imbaraga, ugasanga aragufasha. Ikindi kandi ugasanga ari kugenda nyine agushishikariza ko wakora n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Uzakunda gusanga nyine uyu mukobwa yishimira ibyo wagezeho byiza. Iki ni ikintu nyine kizagenda kikwereka yuko uyu mukobwa akwitayeho, kandi ni ikintu kizakwereka ko uyu mukobwa agukunda, ngo uyu mukobwa akubera umufana wawe. Ikindi kintu uyu mukobwa ugukunda azakwereka, akwitaho mu bikorwa ukora bya buri munsi. Uyu mukobwa ashobora kugufasha, urugero akakwitaho igihe urwaye, ugasanga nyine mu gihe utameze neza uyu mukobwa biramuhangayikishije, akwitayeho, cyangwa ugasanga ari kugenda agukorera utuntu duto duto dutuma wishima. Iki ni ikintu kizakwereka yuko uyu mukobwa akwitayeho, ni ikintu kizakwereka yuko uyu mukobwa agukunda. Iyo umukobwa agukunda nyine ukunda gusanga akwitaho, igenda nyine akwitaho mu bihe urimo runaka, byaba byoroshye kandi byaba ari na byiza. Uyu mukobwa nyine uzakunda gusanga ko aba akwitayeho. Ikindi kintu gikomeye, iki ni ikintu gikomeye cyane, ukitondere cyane, kuko ni ikintu kigaragazwa n'abakobwa benshi bagiye batandukanye ku bakunzi babo. Iyo umukobwa agukunda akugirira ishyari rito iyo akubonanye n'abandi. Aba bandi tuvuga ni abakobwa nyine bagenzi be. Burya iyo umukobwa agukunda ntabwo yishimira kukubona uri kuganira n'abandi bakobwa, ntabwo yishimira kukubona nyine uri kugirana umushyikirano n'abandi bakobwa runaka, biramubabaza cyane. Nuzabona rero uyu mukobwa atangiye kugenda ababazwa no kuganira n'abandi bakobwa, ababazwa n'uko nyine wisanzuraho, iki ni ikintu simusiga kizakwereka yuko uyu mukobwa agukunda. Hanyuma rero, mbere yuko tujya ku kintu cya nyuma ari nacyo cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose, icyo nagusaba ni uko abanza ugakora kuri subscribe niba utarayikoraho, kuko uzajya wungukira byinshi kuri uyu muyoboro wa YouTube babasobanutse kandi basobanukiwe. Mwe tubana buri munsi, ndizera yuko mwabitangira ubuhamya, kuko hano twungukira byinshi. Hanyuma wowe wakunze kino kiganiro, kora kuri like, kora ku gikumwe, unyereke ko wakunze kino kiganiro. Ni ibintu bizakomeza kugenda bimfasha. Hanyuma rero icyo nabifuriza nuko mwakomeza nyine nuko mwakomeza kugubwa neza, mukomeza gukunda ibyo dukora. Hanyuma rero ikintu cya nyuma ari nacyo cy'ingenzi, burya ngo iyo umukobwa agukunda atekereza ku hazaza he, ariko harimo nawe. Iki kintu ushobora kwibaza ati kivuze iki? Iyo umukobwa agukunda ukunda gusanga agenda avuga ejo he hazaza, ariko ugasanga ari kugenda agushyiramo. Iyo umukobwa agukunda by'ukuri akunda kuvuga ku bintu
mwazakorera hamwe cyangwa mu buzima bwanyu bw'igihe kizaza, ugasanga nyine umukobwa ubona ko agufiteho purani, ugasanga uyu mukobwa ari kukwereka ko nyine agukunze, arifuza yuko mutazatandukana. Ibi rero bikaba byari ibintu by'ingenzi byakorewe ubushakashatsi bizakwereka ko uyu mukobwa agukunda. Hanyuma rero njyewe nitwa Leo Dukuze, icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Komeza udukunde.